unezerwe kuko ndamahoro amagambo yaje ataba menshi shima Mana kuko ndamahoro mutima wanje himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro mutima wanje himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro mutima wanje himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro Ela mutima wanje himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro Hallelujah. Reka nanone dutangaye amahirwe yo gusenga ubwira umutima wawe gunezerwa Imana mu mutima wawe gira amagambo ubwira umutima nanjye mbwira umutima wanjye ngo nubwo utagira amagambo menshi ariko Imana irahari kandi umwami w'abami aracyari umwami wawe umutima wawe unezerwe umwami kuko uriho kuko uri muzima umunezererwe nanone tuzamura amajwi dusenge tugiye gusenga kuko tuzi neza yuko Imana iri hamwe natwe Imana iratwumva ijambo ry'Imana rirambwira ngo babiri cyangwa batatu iyo bateraniye hamwe ibiri hamwe nabo ubwo iri hamwe natwe kugira ngo idufashe hamwe natwe kugira ngo twumve yibwire ibiri ku mutima wawe byose tugiye kumva ijambo ryayo ariko ijambo ry'Imana rize kuza mu umutima wamaje kunezerwa umutima wamaze kujugunya amaganya umutima ushobora ukakira ibyiza by'Imana ifite data mu izina rya Yesu Kristo amagambo yacu ashobora kutaba menshi ariko turanezerewe ko dufite amahoro tunejejwe nawe mitima yacu tunejejwe nuko uri hamwe natwe tunejejwe nuko wavuze ngo babiri cyangwa batatu uri hamwe nabo ngwino mwuka w'Imana ngwino uvura abarwayi ngwino ukiza abafite imitima iremerewe ngwino ubohora abakiboshye ngwino mwuka w'Imana ngwino mwuka wera turagukeneye hano hantu turagukeneye mu mitima yacu turagukeneye mu bwenge bwacu turagukeneye mu byo tuvuga turagukeneye mu byo dukora mwuka wera w'Imana tuguhaye ikaze ngwino ukureho ibyishyize hejuru ibyo byishyize hejuru byose ibyishyize hejuru y'ubuzima bwacu ibyishyize hejuru y'imiryango yacu ibyishyize hejuru y'amahoro yacu ibikurwaho mu izina rya Yesu dutwikwa hasi mu izina rya Yesu imbaraga zose z'umwijima zitsindwa mu izina rya Yesu indwara zose zitsindwa mu izina rya Yesu amaganya yose natsindwe mu izina rya Yesu amagambo yo guca intege yose natsindwe mu izina rya Yesu urucantege rwose natsindwe mu izina rya Yesu mwuka wera w'Imana turakwakiriye hagati muri twebwe mwuka w'Imana turakwakiriye mwuka wera w'Imana turakwakiriye mwuka wera w'Imana ni wowe twigisha mwuka wera w'Imana ni wowe kuduhugura mwuka wera w'Imana ni wowe kutuganiriza mwuka wera w'Imana ni wowe ngwino ugira icyo ukora ngwino unyeganyeze ibituboshye ngwino unyeganyeze ubikureho mu izina rya Yesu data tuba twaje ahangaha guhura nawe tuba twaje ahangaha ngo abarushye baruhuke tuba twazamuye abarwayi kugira ngo bakire
twaje hano kugira ngo abafite imitima ikomeretse bahure n'ijambo ribunga. Turagukeneye mwuka w'Imana nzima, ngwino hano mwuka wera, ngwino ukora umurimo mu ijambo ryawe, ngwino mwuka w'Imana nzima, ngo nk'uko imvura na shelegi bidashobora kuza ku butaka gusa ngo bibusige uko byabusanze, niko n'ijambo ryawe ridashobora kudusiga ubusa. Ijambo ryawe Mwana turarikeneye, dukeneye ijambo rizima, dukeneye ijambo ryubaka, dukeneye ijambo rihumuriza, dukeneye ijambo rituremamo imitima mishya, dukeneye ijambo ridukuramo intege nke, dukeneye ijambo ridusubizamo imbaraga, dukeneye ijambo ryongera kuturemamo umutima mushya, imitima mizima, tukagukurikira dushize amanga, dushize ubwoba, ukaduha umwuka wera muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo 2024. Mwamire ku uyu mwaka uzatubera umwaka mushya wo kugendana nawe, wo kuganira nawe, wo gusabana nawe, wo komatana nawe. Duhaye umwanya ijambo ryawe Mana, ijambo ryawe ribone uko ryinjira, ijambo ryawe ribone uko rikora muri twebwe. Duhaye ikaze mwuka wera, turatuje maze wowe uvugane n'imitima yacu, duciye bugufi maze bari wowe ushyirwa hejuru, tubure maze wowe ugaragare. Ishimwe ryose n'icyubahiro byawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tuzahora tugushima, tuvuge imirimo yawe, Mwami Mana, Mwami Mana. Tuzahora tugushima, tuzahora tugushima, tuvuge imirimo yawe, tuvuge imirimo yawe, Mwami Mana, Mwami Mana, Mwami Mana. Tuzahora tugushima, tuzahora tugushima, tuvuge imirimo yawe, Mwami, Mwami Mana. Tuzahora tugushima, Mwami Mana, Mwami Mana, Mwami Mana. Tuzahora tugushima, Mwami Mana, Mwami Mana, Mwami Mana. Tuzahora tugushima. nasanze ninje hano bavuga ngo tuzahora tugushima, angiza ndareba ndumviriza, ariko abo bantu twese uko turaha, do we know why? Tuzahora tugushima, tuzahora turabiririmbye, ariko ubu waduhamagarira umwe cyangwa akaza akadutunga akaduga, kuki muzahora mumushima? Do you know why? Mbega mutekereza ko why tudakwiye kuyumva? Kubivuga guhora tuyishima no kuyisimbukira guhora tuyishima, ariko wakubuza kuki ubikora? Ako kantu ntabwo ari ingenzi pastor, ako si ingenzi. Why tuzahora tuyishima? Ubwo rero mwarebaga ndeba hariya mbona icyanditswe muri nge kijemo, ndababwiye ariko ubu tuzi koko iyi Mana duhora dushima ibyo yadukoreye, kuki turi Abanyarwanda tukitwa i Rwanda, tugatura i Rwanda, tujya tuyivuga mu Kinyarwanda mu mateka y'Abanyarwanda cyangwa n'ibindi bihugu byose bikaba ngo basogokuruza bacu ngo baguye ibihugu bya mu ndirimbo ya yindi y'igihugu. Siko bivugara, mwumva atari ko bivuga, kandi ntabwo ari amakosa kuri bo, niko babigenje, niko bakoraga, ariko babishobojwe nandi. Byashobotse biti kandi n'abanyamara hari igituma
gikwiye gukora ku mutima wanjye, kigakora ku mutima wawe, kigakora ku mutima w'undi. Kuki turaha twabayeho turiho? Imana yabikoze, yabikoreye iki? Ko tubiririmba uyu munsi tuzi n'igituma twabayeho. Ndangije mbona icyanditswe, ndakibona pe, ndakibona, reka ndebe kitacika, nari nakibonye. Kiri mu byakozwe n'intumwa, igice cya 17, reka ndebe umurongo nkwibuke. Wayi, igice cya 17. Cyakozwe n'intumwa, igice cya 17, umurongo uhere ku wa 24 umanukire ungeze ku wa 27. Some mu izina rya Yesu. Mukarebe ariko munakurikirane. Ubundi ntabwo twari tubizi, bamwe muri bangana nanjye twumva twisimbukira, twumva turi abanyarwanda, twumva dukunze kubabo, ariko yarindi babitugeze. Ntabwo ntuvuge ngo nuko yaremye Adamu ngo ikamukweza isi, ariko Adamu se washyizeho uyu mupaka, uwo turiho. Murabyumva neza? Si ko Imana yaturemye ikatugira abanyarwanda, ikadushyiriraho n'imbibi. Imagine, Imana ishyiraho n'imbibi, yarangiza ikaguterura ikaguturuza ahantu. Ngaho bisome neza ukurikije hariya n'abandi babisome. Usome byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 24. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi, ndiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Ako agaciyeho umurongo wa 25. Wakumvise ukareba, kumbe ndiho ndayihimbaza, ubu bugingo nkoresha niyo ya bumpaye. Ndagira ngo ako kantu uze kugatekereza we wiherereye. Consider the life you have, ubuzima bwawe uyu munsi, kumbe niyo yabumpaye. Naho uza numva ibitangaza abantu bavuga, uko turenga urupfu, uko turenga ibibazo, uko turenga ibyago, uko gutabara ahantu hose. Ntabwo ikenera umufasha, niyo ibikorayo. Ntabwo ikenera assistance y'umuntu uwo ari we wese kugira ngo ibyo gukorera ubibone cyangwa bikugereho. Nasanze mame avuga ngo ni ukwizera gusa, ariko n'itangiriro ryo kwizera rigira n'impamvu. Kuki ubundi bwo wizera? Njya numva abantu b'abanyarwanda iyo bavuga iby'intambara hirya no hino ku isi, niyo ngo bagashyiraho abasesenguzi. Uzi no mu buryo bw'umwuka ko mukeneye kuba abasesenguzi b'ijambo ry'Imana, uzababwira abantu bo muri Bereya. Yes, nicyo burya barushaga abandi bo muri za Tesalonike. Barumvaga bagahubuka bagasimbuka ariko bikarangiriraho. Abandi bati no, dukomba no gusesengura ibi twumvise, kugira ngo nitunabyizera tube tubizi neza icyo twizera. Uwo murongo ngo uvuga w'ikirata wa 25. Yego, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Urabyumva? N'ibindi byose, so ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Urumva ukwiye kubibazwa? Urumva iyo byabuze iwawe byananiranye ukwiriye gutabazwa? Urumva ubifiteho uburenganzira bwose kubirekura? Mu isitowa ye biruzuye, birimo.
ibyo n'umwuka n'ubugingo n'ibindi byose bigendana n'ibyo ku bugingo bwawe kuko niyo yakuremye. Ntibikenere n'imbaraga z'amaboko, ntibikeneye imbaraga z'iki. Rangiza nakubwiye ngo turangiza kwa 27. kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ibakwiza mu isi yose, Abachina, Abanyamerika, Abafaransa, Abanyarwanda, Abatanzania, Abagande, isi yose 52 countries mujya mwumva ubwo n'indimi n'ubushyo byose irahabakwiza. Hari ahasigaye mu isi hatari abantu ra, hari umugabane n'umwe wuzu udatuwe mu isi yose yaremye. Imigabane yose nukuvuga ngo harimo abantu, ariko ubwo ko mutayimbwira ndamanuka kujya mu mubwire. Erega nashatse ko tumenya harya ndirimo mwayisi yihe zahora mushima. Wayi Imana irema abantu bashyiramo, igira isi ishyiramo, ikwizamo abantu bose mu isi hose. Mu migabane yose y'isi iratuwe kandi tuwe n'amoko atandukanye uko Imana yabigennye. Haleluya. Hanyuma ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse. Aha, dear pastor, sikilizeni kidogo. Ni nayo itegeka ibihe byose by'imiki uko bikuranwa uko bikuranwa. Uyu munsi dufite itariki ya kangahe? 31 y'ukwezi kwa kangahe? Umwaka wa kangahe? Ubwo tube tugize duti turangiye. Ni igihe abanyamibare cyangwa aba scientist baje ngo bafashe Imana bayitegure batumwa kuzajya umara iminsi nganirya, hanyuma urangire hatangira undi bigende bityo. Hari abantu bumvisemo ngo niyo yonyine yabigennye, yonyine itumenyera even today, uyu munsi wo turangizaho uyu mwaka. Turi buwite izina, turi buwugire dute, ariko naryo dusaba Imana ngo iduhe irigendanye n'umwaka tugiyemo. Uyu mwaka rero turangije tuvuga ngo Imana yawuturindiyemo, ni nayo yagennye ibi bihe byose without assistance iturutse ku muntu wari we wese. Imana ibyira bikora. Kuba uriho uyu munsi bwa bugingo ubwibuke, wa mwuka uhumeka wibuke, bya bindi byagufashe n'ibyakurinze ubyibuke, still ni ikiri iniko. Ntabwo wapfa kuza nturi n'umusazi gupfa kuza hanga ngo teranira abantu. Urayikunda, ariko tuzi neza kubakunda Imana ko bigenda gutyo bye. Kubakunda Imana byose bifataniza hamwe kubazanira ibyiza. Aribo bahamagawe nkuko yabigambiriye. Aribo bahamagawe nkuko yabigambiriye. No kuvuga ngo wari uriho, no kuvuga ngo muri gahunda yayo you don't know igihe wagiriyemo, ntabwo ari ejo sejo bundi abahamagawe nkuko yabigambiriye, ariko baritabye bafite aho bava. Si byose byanze bikunze hariho ahantu, hariho ukuntu nubwo utahabonaga Imana yo yarahabonaga. Hari aho wavuye. Twahamagawe nkuko iki? Nkuko Imana yabigambiriye. Yabigambiriye. Si wowe, si mwene so, si so wanyu, si pastori wawe, si bishop wa Imana. Uko yabigambiriye niko uyu munsi ubone uri. Nicyo gituma hari. Not by me, not by your uncle, not by anybody else. Ni kubw'umugambi w'Imana. Urumva impamvu tuyishima? Si bo bonyine. Kuko abo yamenye kera. Kuko abo yamenye kera igihe utazi nanjye ntazi. Yabatoranirije kera. Yabatoranirije kera. Gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Amen. Kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Haleluya. Uremera? Numvise kare bababwira ngo turi abana b'Imana. Urabyemera? Ishusho ni Kristo.
Yohana nawe komentinga avuga ngo icyo tuzi neza tudashidikanya nuko niyerekanwa tuzaba dusa nawe. None hano avuga ngo niwe image ubwo yashushanirizwe ngo ngejo turebereho, mbega niwe role model, another one niwe tureberaho. Ni muri attendance gusa, ni muri attendance ni uko twahageze gusa, turamureberaho physically cyangwa spiritually. Araza niwe mwana nubwo noneho agaragare ko ari imfura. No mu Kinyarwanda ujye bireba imfura tuzi barazivuga ngo nibo bana bakuru bagategeka barumuna babo, ababyeyi bakajya kuruhuka. Ugiye kwa Kamikazi na Rubagumya wasanga kagakobwa kabo kanoza kari yari akategetse hariya, hategeka babiri, ategeka Bucura n'Uburiza. Murabizi ibyo ngibyo kuki? Kuko abantu uko barutana bagenda abandi babigiraho. Wenda si n'ibintu bitagaragara no muri sayansi zayo. Umwana mukuru umutamure biraho, yari nkubaganya unde kubagana nkawe kuko niwe role model we. None se role model wacu uko ninde mumuhamashyi. Uwo murongo urangire uyu wa 29. kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Full stop. Amen. 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 Umurongo wa 27 muri 17 wababwiye ngo iki? Watubwiye ngo tumaze kugera nyine muri location izo turiho, tumaze kuba ubwoko two turimo, ngo ibyo byose yabikoreye kugira ngo twegerane nayo, tuvugane nayo, tuyiramye ariko turi hamwe nayo, tuyiharamye ariko turi hamwe nayo. Icyo gice ndagira ngo mukibuke mujye mugisoma. Kandi ari ku rugamba afite isezerano gusa, yumvise kuko yageneye na Mose ko icyo ari igihugu abahaye, kandi nibakinjiramo bazarwana. Yari yagize n'ibyago. Muzibuke neza ko na manu zajyaga zitunga abantu b'abasirikare, Imana yabagejeje mu gihugu cy'isezerano zivanwa. Yibonye gutoragura. Iravuga ngo hani iwanyu mugomba kuhakora, mugomba kubyazamo umusaruro. Niyo gisoma igice cya 5 uzasanga byarageze ngo aho barwanye bakajya mu bigugu, bakabona ibigega basanze batangira kurya iby'iwabo, barya imari y'iwabo. Noneho ariko urugamba ngo yagure adafite uwabaza byagenze bitera atamutunganye. Alimuona nani? Amri jeshi la mbinguni. Ijuru liratabara nibwo yatangiye kubaza